I'm so grateful that God let me have this life he gave me that I don't even know what to do. Do you know when I was homeless, I told God every day, if you let me make it, when I get there, I'm going to tell everybody it was you. Well, guess what? I'm telling you that it was him. I have no education. I ain't got a degree of any kind. Ese uyu mugabo nawe wamwumvise? Uyu mugabo yitwa Steve Harvey. Steve Harvey ni icyamamare cyane. Ni umunyarwenya uzwi na benshi, haba mu mahanga, haba muri Amerika, kuko ni umwirabura w'umunyamerika wakoze ibintu byinshi bitangaje. Mu bintu yakoze bitangaje harimo nk'uko afite televiziyo yigenga, afite buri kimwe mbese. Iyo umwitegereje ushobora gutekereza ko nta buzima bubi yigeze. Ariko se niko bimeze? Muri iki kiganiro wumvise ukuntu avuga ngo iyo itaba Imana ntabwo aba yarabashije kugera ku byo afite. Aho ageraho akavuga ngo Mana ubyumve ko ngushimiye. Rero ngiye kukubwira amakuru ye, nkubwire imibereho ye, nkubwire inzozi yamanye. Akiri umwana, Steve Harvey yifuzaga kuzaba umunyarwenya. Gusa nubwo yabyifuzaga, byasaga nko kurota ku manywa, byasaga nko kwikirigita ugaseka. Byari biri kure cyane cyane wowe udashobora no kubyumva. Ibaze ko atari afite n'aho kurara. Yamaze imyaka 3 arara mu modoka. Wowe ushobora gutekereza ukavuga ati ese ko niyo modoka yayigiraga? Nshuti yanjye, muri Amerika byabaga byoroshye kubona aho urara mu modoka, ariko bikaba bikomeye kubona aho urara mu nzu. Ese wowe wari wabura aho urara? Bishobora kuba byarakubayeho. Ariko se ko yabuze aho arara yigeze arekeraho gutekereza ko agomba kugera ku byo ageraho? Uyu mwanya wa none ushobora kuba ufite ikibazo kigukomereye. Ushobora kureba ukavuga ati mfite inzozi ariko izi nzozi zanjye ntacyo zizageraho kubera yuko nta buryo mbona nazigeraho. Biragoye pe. Ariko ibyo si byo. Uyu munsi wa none ushingiye ku mateka y'uyu mugabo, ushingiye ku mashimwe wabonye atanga, ese koko urumva bidashoboka? Ngiye kumbwira ngo ni ibitangaza, ngo biba gake. Oya nshuti yanjye, kugira inzozi ni kimwe, no gukomeza kuziharanira nabyo ni ikindi. Ntabwo yigeze acika intege ngo yumve yuko adafite umuntu wamufasha, ngo yumve ko ubwo nyine birangiye ngo ajye mu bidafatika. Yakomeje kwiringira Imana. Ikibazo kiri hano, ese wowe ko ufite inzozi zawe, ko ushaka kuba umunyamakuru, ko ushaka kuba umukinnyi, ko ushaka kuba umuntu ukomeye, ko ushaka kuba umuyobozi, ko ushaka kuba umudogiteri, ko ushaka kuba ibyo ngibyo nawe uzi ku giti cyawe, hari icyo ukora? Niba ugikora se uracyakomeje kubona ko bishoboka? Niba ubona bidashoboka, ndagira ngo nkwibutse ko iyo ni imwe mu nzira ziranga intsinzi. Kuko mu ntsinzi nta muntu utsinda atabanje gutsindwa. Wapi, ntabwo ibyo bijya bibaho. Ese kujya ureba umupira, hari ikipe itwara ibikombe igahora itwara ibikombe? Ntabwo bibaho. Igihe kimwe iratsindwa ikabona uburyo bwo kwitegura ikongera igatsinda. Abantu bazi umupira w'amaguru bazi abakinnyi benshi batandukanye. Muri abo bakinnyi ngiye hari uwo nigiyeho ikintu gikomeye. Uwo mukinnyi nta wundi n'uwo bita Lionel Messi. Lionel Messi igihe kimwe yaratsinzwe kuri finale aratana penalty. Biramubabaza cyane. Abanyagihugu, abenegihugu ba Argentine batangira kumutuka, bavuga ko atasimbura Maradona. Biramurakaza cyane, bituma asezera ikipe y'igihugu. Gusa ibyo ntibyamuciye intege, kuko igihe kimwe yabitekereje arongera aragaruka, arakina, atwara icyo gikombe yarase, arongera atwara n'ikindi cy'isi. Ese iyo adafata uwo mwanzuro wo kugaruka byari gukunda? The same to you. Niba nawe ufite intego, ntabwo ikibazo ari uko wabivuyemo wumva wacitse intege n'abantu bazi ko utanabikora byarangiye. Oya, igisubizo
ni ukumva ko bishoboka. Iriya yari sitepu ibanza, yari intambwe ibanza. Reka utere n'indi ikurikiyeho, hanyuma buhoro buhoro. Hanyuma numara gutera indi ikurikiyeho, ntuyitere usubira inyuma, ahubwo uyitere ujya imbere. Ese uranyumvise? Niba unyumvise, ukaba wumva yuko inzozi zawe zaba impamo, ukaba wumvise ubuzima bwa Steve Harvey, ndifuza kuzakumva nawe ushima, uvuga ko byakunze. Ntuzabikeshe imbaraga zawe, uzabikeshe Imana yo yonyine niyo ibikora. Ariko Imana nayo gufasha uwifashije. Ese wowe nutabitekereza, utekereza ko bizizana? Oya da, nanjye siko mbibona. Niba mfite inzozi, ntabwo ngiye kuzibwira abantu, ahubwo njye ndazifite ndanazizi, ngiye kuziharanira. Nawe ndakwifuriza guharanira inzozi zawe, kandi igihe kimwe zizagera aho zisore. Reka tubikore, twabikora. Nyandikira ijambo mbwira ngo ndaje. Iki kiraba ari ikimenyetso kinyereka ko hari aho ugiye gusubukurira, hari icyo ugiye gusubukura. Wari waragisubitse kubera ibitekerezo by'abantu baguca intege, ariko ubu ngubu ugiye kugikora. Sawa, bikore.